Inkuru y'urukundo rw'uwo musore n'inkumi itangira umunsi bahuriye mu birori. Yari umukobwa mwiza w'igitego cy'urukerereza, umwe abasore barangarira atambutse, kandi yari n'umunyabwenge w'umutima ku buryo abasore bamuzi bifuzaga kumurambagiza, hari n'abifuza kumumenya akazina gusa. Ni mu gihe umusore we yari umusore usanzwe ku buryo ntacyo yari afite kidasanzwe cyatuma wenda nk'umukobwa amutekerezaho ngo yifuze ko yamurongora. Muri make yari umusore uri aho. Ibirori birangiye, uyu musore yasabye umukobwa ko yaza bagasangira agakawa. Byatangaje uyu mukobwa kubona umusore nk'uwamusaba ko basangira, n'ukuntu nta wundi wari watinyutse kumwegera ngo amubyinishe, uretse ko muri ibyo birori ari n'uwo wari umuvugishije bwa mbere. Abandi bari bamutinye. Kubera ukuntu uyu mukobwa yicishaga bugufi akagira n'ubupfura, yaremeye. Bombi bicaye aho hafi muri twa tuzu tudafunze ducururizwamo ikawa n'icyayi, ariko ntawe uvugisha undi. Abari aho bose babahanga amaso batangajwe no kubona uwo musore usanzwe cyane n'ukuntu yari yigondeye icyo kizungerezi benshi batatinyukaga no kuvugisha. Byongereye umusore ubwoba n'isoni nyinshi ku buryo yabuze icyo avuga, ahubwo akumva yahaguruka akigendera. Nkaho yahagurukiye ngo agende, yibutse ko agasore katihagazeho katarongora inkumi, kandi ko ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita icyana. Maze arikamata, ashira ubwoba, ahamagara umuseriveri aramubwira ngo, "Wamumunyu? Ndashaka wo gushyira muri iyi kawa yanjye." Abari aho bose barahindukiye batangajwe no kumva umuntu usaba umunyu wo gushyira mu ikawa. Akimara kubwira uwo museriveri atyo, uyu musore yijimye isura, amaso yaratukura, gusa arihangana bya kigabo. Ashyira utuyiko 3 tw'umunyu mu ikawa ye, maze akubita ku munwa aranywa. Ibi byateye umukobwa bari basohokanye amatsiko menshi, niko kumubaza impamvu anywa umunyu mu ikawa umwanya w'isukari. Umusore yaramusubije ati, "Nyine umwana muto, iwacu twari dutuye ku nyanja. Nakundaga kujya koga no gukinira mu nyanja, maze nkajyamira n'amazi yayo, numva uburyohe bwayo neza neza bumeze nk'ubw'ikawa iri mu munyu." Akomeza agira ati, "Igihe cyose rero ubunyoye ikawa iri mu munyu, binyibutsa iteka ubwana bwanjye, icyaro nakuriyemo, urungano ndetse n'ababyeyi banjye." Ni ibintu byakoze umukobwa ku mutima cyane, maze nawe atangira kuganirira uwo musore, amubarira inkuru zo mu bwana bwe n'umuryango we. Cyari ikiganiro kiryoshye cyane, kandi cyabaye intangiriro y'inkuru y'urukundo rwabo. Barakomeje bararambagizanya, umusore atereta umukobwa baba inshuti pe. Nubwo icyo gihe uyu musore umuroreye inyuma wabonaga ari usanzwe, umukobwa yasanze ko yari umugabo yari akeneye, cyane cyane ko yari yujuje ibyo yifuzaga ku muntu w'igitsina gabo, yari buharire umutima we ngo amubere umutware w'urugo, nawe arubereye umutima. Uyu musore wakundaga umurimo atarangwaho na gato ubunebwe, yari imfura kandi akagira ubuntu n'impuhwe, azi kuganira atuje, akanatera urwenya byanyuraga umukobwa cyane. Ibi byatumye atangira kujya amukumbura, ku buryo batamaraga icyumweru batabonanye ngo bicare baganire. Ikawa iri mu munyu yakoze umuti da, none se nkubeshye? Inkuru y'urukundo rwabo rero yagenze neza neza nk'uko izindi zigenda. Umusore yarongoye inkumi barabana, baratunga baratunganirwa. Kandi mu rugo rw'abiteka, umugore yakoreraga umugabo w'ikawa maze agashyiramo umunyu, kuko yari azi uburyo umutware we yayikundaga, inamwibutsa ibihe byiza bye byo mu bwana. Nyuma y'imyaka 40 babana, umusore wari umaze gusaza yaje kurwaragaye gato, maze aratabaruka. Asanga ba se na ba sekuru, gusa asigaye yandikiye umugore we, nawe wari warabaye umukecuru, akabaruwa kanditsemo amagambo agira ati, "Mukunzi wanjye mwiza, mbabarira ikinyoma nakubeshya ubuzima bwanjye bwose.
gusa nicyo kinyoma cyonyine nakubwiye, ubundi nakubwije ukuri kuzuye ntacyo ngukinze, dore n'ubundi twambariranye ubusa. Ikinyoma kimwe rukumbi mvuga nakubeshye ni ikawa irimo umunyu. Uribuka umunsi wa mbere twasohokanye ntangira kukurambagiza? Nari mfite ubwoba bwinshi cyane ndetse umutima utera wihuta bikabije kubera kugutinya no kumva ko nari nisumbukuruje, ku buryo mu gihe nashakaga kwaka isukari ntazi uko byagenze ngo nibeshye nshiduke navuze umunyu. Byarankomereye kwisubiraho ngo mbe navuga ko ari isukari nashakaga, hanyuma ndavuga nti sakindi zabyara ikindi nta kundi. Sinari nzi ko uwo munyu ari wo wari bube imbarutso y'ikiganiro cyanjye nawe, dore ko natengurwaga mu mutima nabuze aho nguhera nkuvugisha. Igihe cyose twabanye na nyuma yo gushyingirwa nagerageje kukubwiza ukuri inshuro nyinshi, ariko najyaga gutobora ngo ndavuga ubwoba bukanyica, kuko ubizi ko nari naragusezeranije kutazigera nkubeshya kari ko kose kabone n'ubwo kaba gato gate. Ubu rero ndagiye nsoje urugendo rwanjye ku isi, ntacyo ngitinya, reka nkubwize ukuri. Sinigeze nkunda na gato ikawa irunzemo umunyu mu mwanya w'isukari. Mbega ukuntu ibiha! Nyamara kuva wa munsi muri cafe resto nicyo cyabaye icyo kunywa cyanjye cya mu gitondo no mu bukonje ubuzima bwanjye bwose. Gusa bitewe nuko nari nkuzi n'uburyo twamenyanye, sinigeze numva nicuza kunywa ikawa ibishye kurya. Kukugira iruhande rwanjye uri uwanjye, mbyuka nkagusangira iruhande, nibyo byari ibyishimo bindutira ibindi byose mu buzima. Ndamutse ngize amahirwe yo kongera kubaho, nta kabuza nakongera nkifuza kandi nkishimira kukugira umugore, umufasha kandi umufatanyabikorwa ukomeye, tubana mu bibi no mu byiza ubuzima bwose nk'uko twabanye. Rukundo rukumbi rwanjye, kabone n'ubwo byansaba kongera kujya nywa ikawa irimo umunyu mu mwanya w'isukari. Akimara gusoma aya magambo, uyu mukecuru wari ukigaragara nk'icyuki n'ubwo isura yari yuje iminkanyari, yazenze amarira mu maso, ariko ariyumanganya aramwenyura atekereje urwo rukundo. Umunsi umwe hari uwabajije uwo mukecuru ati, ariko buriya ikawa irunzemo umunyu imera ite? Umukecuru yamusubije agira ati, iraryoha ariko ikanurira cyane kurushaho iyo uyinyoye kubera urukundo no kwanga kubabaza ukunda. Isomo ry'ubuzima. Urukundo nk'uko bisanzwe mu buzima rusaba kutibagirwa ariko rukababarira. Si ukureba ngo utwarwe n'ibyo ubona, ahubwo ni ukumva umuntu ukagerageza kumusobanukirwa. Urukundo si ukumva uwo ukunda gusa, ahubwo ni ukumuha umwanya akakuganyira, ugaca bugufi ukamutega amatwi utamucira imanza, kandi ukishyira mu mwanya we, hanyuma yagukosereza ntumute ngo umwange, ahubwo ugahozaho kumukunda, kuko ibintu byose bizashira hasigara urukundo. Ndakwifuriza gukunda ukanakundwa by'ukuri n'uwo ukunda, kuko nta gitera ibyishimo kuruta icyo kundwa. Ariko uretse gato di, niba ugeze aha ndakwibutsa ko ari KP Reports. Kora subscribe kuri KP Reports kugira ngo inkuru y'umunsi ikubiyemo amasomo y'ubuzima, amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Urakarama.